muraza kunyimirira kuri uyu munsi turaza kuganira kuri uyu munsi none turaganira kuri buri kantu ese nyuma yabyo turaza kurebera turaza kureba ko style bagiye batandukanye. Yes, reka dutangiye dushimira abakoze subscribe ku Umurabyo TV n'abafollowinze Asadu Umuhinde. Ntibagiwe na YouTube channel Frank Art, ni YouTube kugezaho style z'urukundo kandi ziryoshye. Umuyobozi ngende papa romantique ndi kumwe na mugenzi wanjye Asadu Umuhinde. Asha wivugira shana y'ubwanjye ndivugira. Ahubwo se reka twinjire mu kiganiro. Rero ari amakuru akomeje kugenda yaramaze iminsi avugwa. Kandi natwe kuri icano mwarayumvishije ngo buri kantu ngo yafunzwe. None kuri uyu munsi ngo yamaze gufungurwa. Noneho uyu munsi hari abantu bambwira ati uvuga stories z'urukundo papa romantique utuje ntujye usakuza akakanje gusakuza. Uyu munsi tuje kuganira none twire kongera ngo gusakuza. Tugiye gusakuza, tugiye kuhatwika. Uyu musore rero muramuzi cyane, yamenyekanye nka buri kantu, ni umunyarwenya kandi akaba n'umukinnyi wa filime, baramuzi cyane. Ongeraho ngo akaba n'umunyaruhango mwene wacu. Akaba n'umunyaruhango. Hano hakurya Bumbogo kabisa. Uyu musore rero yakoze amateka cyane ubwo yakomeje kuregwaho yarakurikiranyweho icyaha cyuko yafungiranye abana b'abakobwa akanga kubakingurira ubwo bari baje kumureba ngo abo yabafasha mu bijyanye no kujya bakorana amavideo yo gushyira kuri social media. Uyu musore rero yaje kwita tabwa muri yombi, gusa kuri uyu munsi yabashe kuba yafungurwa. Hari abantu benshi rero byagiye bibatungura bitewe n'inkuru yagiye avugwaho cyane, yagiye avugwaho ibintu bitari byiza cyane, bagiye bamusebya, bagiye bamuvugaho cyane, bamukora ibiganiro bigiye bitandukanye Franka. Gusa uyu musore yamaze kujya ahagaragara ari hanze. Aka kanyo ni ibyishimo ku bantu bose bamufana. Uyu musore yaje rero kuvuga ijambo rikomeye ati nabanye n'abantu benshi kandi batandukanye ariko ubu ngubu mbarimo mbasi. Yayivuga ijambo rivuga ati ese ngiye kuri social media yanjye ntangaza abantu mvuga ati uyu n'uyu murimo muzi andimo anyiyobekaho, ariko yavuze ati umuntu ni mugari reka ntuze mbabe mu mbasi. Gusa bari hari ikintu naje kubona ubundi izi social media niyo waba urinde icyo waba uri cyo cyose, iyo wageze mu bibazo bahita bakwandika inkuru cyane. Bamwe bitaga inshuti baraguhinduka. Ahangana nta nshuti zigeze zibaho kuri social media. Nushaka uburinde ikintu cyose ushobora gukora uhita wisanga kuri social media. Niyo mpamvu tugomba kubwira abantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga kwitwara neza no kwirinda ibyaha bitandukanye, kuko icyaha cyose ushobora gukora uhita wisanga hanze kandi ugasanga ubabaje abafans bagukunda cyangwa se bagukurikirana. Kuko nk'ejo bundi mu gihe cyashize nabwo, ariko uyu muhungu nawe yamaze iminsi ari umusitari byo rata arya iyo niyo bita buri kantu we buri nguni. Ngewe ko atandukanye bibi dore buri kantu n'uyu nguyu, buri nguni n'uwo wambaye amarinete. Rero uyu buri nguni buri nguni buri kantu n'uyu nguyu, buri kantu n'uyu buri nguni niyo wa marinete. Rero ejo bundi merutse kubona hari ikiganiro giherutse gutambuka nyine bavuga ukuntu ngo yasomye mu myanya ndangagitsina y'umukobwa. Ayo makuru yaracaye. Mugenzi wati ngumva ngo ayo makuru ngo sinyazi byabaye nari ngo mubibaze nde. Yaramwinutse amayenga ubundi ari ibintu bivugwa ati nkagana turabavandimwe. Ejo fatiwe mu cyana kwigarika da kanyumvira. Reka buri icyaha ni icy'umuntu ku giti cye. None ko yafunzwe barajyanye. Reka tubanze twamamariza abadutumye rero, twamamarize Umurabyo TV. Tujye tugaruka mu gice cyacu cya kabiri. Ni Frank ndetse na Sadu. Reka tugaruka.